kubaza mugenzi wawe ngo uriteguye kuramya Imana muri uyu mugoroba? Yes, banze wumve ko akubwiye ko yiteguye. Reka nguha andi mahirwe umuhobere, umwifurize ikaze mu mwanya wo kuramya Imana. Amen. Amen. Tugiye gutangira umwanya wacu wo kuramya Imana no guhimbaza Imana, ari nacyo cyatuzinduye. Ndagira ngo mbaye itangazo nuko Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Icya kabiri ni uko ugiye gukora ku mutima w'Imana uyu mugoroba. Amen. Haleluya. Icya gatatu, aba bakozi b'Imana turi kumwe n'abantu beza Imana igiye gukoresha muri uyu mwanya kugira ngo muhabwe umugisha. Amen. Uyu yitwa Sam cyangwa se Alex, ni umukozi w'Imana. Ngira ngo yes, nta kibazo, amashyi muyakome neza. Ntekereza ko atari ubwa mbere tubanye, nawe agiye kudufasha mu kanya ko kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ibumoso bwanjye hari Grace Serukiza. Ntekereza ko mushobora kuba mumuzi wenda bamwe, n'ubwa mbere aje hano, nawe agiye kuduhesha umugisha mu kuramya no guhimbaza Imana. Amen. Hirya gato hari undi mugabo witwa Rwema, ni umuramyi. Ibindi byinshi turaza kubivuga nyuma y'indirimbo turi buze kuganira nawe, araza kuduhesha umugisha. Ubugingo amazi y'ubugingo twese dufatikanye. Reka amazi we,
reka amazi antembemo reka mwuka wera reo ganza mu bigoye rwose yo imitwaro yanjye ndayigukore reka amazi y'ubugingo antembemo reka mwuka wera ganza mu bigoye imitwaro yanjye yose ndayikuzaniye reka amazi y'ubugingo reka duhamagara ayo mazi reka umwuka wera azaganze muri twe reka umwuka wera mu bikugoye muri kano kanya birarangiye imitwaro yanjye yose kudukiza mwami Yesu we Yesu we mwuka wera mwuka wera yo mwuka wera hey mwuka wera ngwino duhishurire twikoreye mwami ariko niwe wenyine gusa ubasha kubikuraho niwe wenyine gusa ubasha kudukiza niwe wenyine gusa ubasha kudukiza Yesu niwe wenyine gusa mwami
wanguze wanguza bitekerezeho raso yawe mwami niki cyabuguruza ni siyo mano Kristo nuwanjye nuwawe nawe uzamukwaka nuwawe gusa ayimano reka tubivuge tuzamuye amaboko Kristo wanguza maraso ya nikicha buguruza Kristo wanjye twese hamwe dukomera amashusho umwami w'abami nimba wizeye ko Kristo ari uwawe reka tumwongera andi mashi menshi kuko arabikwiriye
ibaze iyo Kristo atari kudupfira ku musaraba. Hari abari hanze bari mu by'isi, ariko kuva igihe wemeye Kristo wabonye itandukaniro, wabonye difference hagati yo kuba mu isi no kuba mu nzu y'Imana. No muri Bibiliya barabivuze ati ngo nishimira kuba mu nzu y'Imana kuruta uko naba imyaka 1000 hanze. Kuki yabivuze? Nuko yasanze amahoro muri Kristo. Ashiriwe uzahamagare Kristo azaguha ayo mahoro wabuze. Kristo no anje ndamahoro, gusenga kwanje kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa karibu isengesho ryawe. Gusenga kwanje kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, kugereho Kristo, kukugereho, manura amahoro, amahoro yanjye, gusenga kwanje, gusenga kwanje, kukugereho, manura amahoro, manura amahoro yanjye mwami, amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa nijoro, mu bihe byose, umbe ndagukeneye ku manywa, ibihe
cyane dusaba umugisha shawe kuko utanga nta mubabaro kuko utanga nta mubabaro urimo ukomereze haleluya Yesu ni wenyine gusa dufitiye ibyiringiro shobozwa nawe umpa imbaraga Kristo kuko shobozwa nawe umpa imbaraga umugisha kuko utanga nawe
icyo mwami wawe kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wagenye ubuzima icyo wagenye ku buzima bwanjye we icyo wagenye haleluya we ubuzima icyo wagenye ku buzima bwanjye icyo wagenye ku buzima bwanjye nanjye icyo zakora zazamura ibendera ryawe mfite amashimwe menshi kuko utari umuntu we icyo wagenye icyo wagenye icyo wagenye ushime Yesu icyo wagenye icyo wagenye ndaturogusha ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara haleluya iyo ntekereje ku mugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara iyo ntekereje ku mugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikiye nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nguyu mwuma Yesu araza ati ngwino we mwana nkunda yarambohoye Yesu aramurikiye
Imana yacu amashimwe.